turongeye turabasuje cyane inshuti bavandimwe bakunzi banzuri business group limited. Reka twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose kandi tubifurize guhaha mukaronka. Reka kandi tukwibutse gukanda subscribe wowe utari wabikora kugira ngo ujye ubasha kubona imari zose tugenda tubagezaho tubicishije kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market umunsi ku wundi. Kanda ro subscribe ukore share ukande kukazogera mbese kugira ngo ujye ubona notification zose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Muri aka kanya rero twabatembereye rwose twabatemberereye tujya i Bugesera mu karere ka Bugesera, ni hari Nyamata rwose hano hafi cyane ucyambuka Nyabarongo cyangwa se Akagera ahazwi nko ku Karumuna. Ni hafi rwose. Tukaba rero twabazaniye etage nziza cyane, inzu nziza cyane ya etage nini igurishwa kandi ihendutse. Ni imari rero, iyi nzu ni imari kabisa, ntabwo ikwiriye kugucika wowe udukurikiye, wowe ufite amafaranga yawe, wowe ushaka gutura neza, wowe ushaka gutuza neza umuryango wawe. Iyi nzu rwose ntikwiriye kugucika cyane yuko iri ahantu heza muri quartier nziza cyane nkuko muri kugenda mubibona ku mashusho. Iyi nzu rero, iyi nzu ifite udushya twinshi kandi twiza. Icyambere cyo nababwira nuko ari inzu ibasha kubamwo imiryango ibiri. Ni inzu ibasha kubamwo imiryango ibiri, umuryango umwe ukaba hasi undi muryango ukaba hejuru, kandi buri muryango wose ukaba ufite salon, salle à manger, cuisine, ibyumba bihagije, amatoilette ahagije, gutyo bitewe nuko iyi nzu ari nini rwose. Ariko ubu tuvugana ikaba ibamwo famiye imwe yonyine. Ni inzu ihagije, ni inzu nini, ikoze rero mu buryo ishobora kubamwo imiryango ibiri cyangwa se ikabamwo umuryango umwe. Hari escalier hagati ushobora gufunga cyangwa se ugafungura. Iyi nzu rero yose muri rusange mbashushanyirije uko imeze, ifite ibyumba 7, yose hamwe ifite ibyumba 7. Ifite ibyumba 7, ikagira salon, salle à manger, cuisine ndetse na toilette 7. Ni ukuvuga ngo buri cyumba gifite douche na toilette, buri cyumba douche na toilette, buri cyumba douche na toilette. Bivuze ngo ifite ibyumba 7 na douche na toilette 7, ikagira salon 2. Salon 2 no kuvuga iyo hasi niyo hejuru, ikagira salle à manger n'undi nazo washatse wavuga ko ari 2, ndetse na cuisine nazo wavuga ko ari 2. Ariko kandi noneho ikagira ibyumba 4 hasi, hanyuma noneho ikagira n'ibyumba 3 hejuru. Hasi ifite ibyumba 4, hejuru ikagira ibyumba 3. Noneho akandi gashya k'iyi nzu nuko buri cyumba cyose ubwo ndavuga ibyumba byo hejuru, buri cyumba cyose gifite balcon, buri cyumba cyose gifite ibaraza, buri cyumba cyose gifite terrasse, buri cyumba cyose gifite ibaraza rwose. Murumva yuko ako ari akandi gashya, ari undi mwihariko. Hanyuma ikaba ari inzu yubatse neza cyane, yubakishije ibikoresho birambye, irimo plafond nziza za gypsum, yubakishije amatafari ahiye, yubakishije iriho za ruriba, ifite inzugi nziza cyane za karite za ribuyu nziza cyane zigezweho. Urumva rero ko ni imari rwose, ni imari. Ariko kandi mbibutse ko nanababwire ko iyi nzu iri hafi cyane ya kaburimbo. Ngira ngo mugitangira kureba video mwayibonye uburyo twari ducomotse muri kaburimbo. Iri hafi cyane ya kaburimbo rwose, hafi rwose. Bivuze rero ko iyi nzu ari imari kabisa, ntabwo ikwiriye kugucika. Inzu rero kandi ikindi nabamenyesha nuko iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 425. Metero kare 425 nibwo buso iyi nzu yubatsemo. Hanyuma ikindi nababwira nuko ifite jardin birumvikana, ikagira ndetse na parking, kandi mu by'ukuri bihagije. Iyi nzu rero yubatswe n'umutekinisiye, yubatswe n'umuhanga kabisa. Ngira ngo ayo ni amashusho y'imbere muri kugenda mubona. Ikindi nababwira nuko ifite na annex. Ifite annex no kuvuga iriho douche na toilette byo hanze birumvikana, iriho igikoni cyo hanze, iriho stock yo hanze, ndetse ikagira nyine n'ibindi na chambrette 3 hanze. Bivuze yuko aha ari ahantu heza cyane ho kwiturira, ahantu heza cyane ho kurerera
hafi cyane ya kaburimbo. Ndabizi ubu amatsiko ni yose, abantu baragira bati iyi nzu tubona ari nziza, urabona ama esikariye yayo. Iyi nzu kandi nkibona esikariye nibutsa kandi kantu ntari mbabwiye, iyi nzu ifite za sensa z'amatara, ni ukuvuga ngo ukigera mu makoridoro, mu ma esikariye, ntago wirirwa ujya gukabakaba, ntago ujya gukabakaba ushaka ama interrupteur ngo ucane amatara, oya, ukihagera gusa amatara ahita yiyatsa, ni direct, amatara ahita yaka kabisa. Iyi nzu rero ikaba ibura utuntu duke cyane tujyanye n'amarangi, n'amarangi hamwe na hamwe, si hose, aho mwagiye mubona nyine hatameze neza, ni utuntu duke cyane tujyanye n'amarangi tubura kugira ngo iyi nzu ibe igize gute, ibe irangiye. Iyi nzu rero ntabicishije amatsiko, irashaka amafaranga atari menshi ugereranyije n'agaciro kayo, ugereranyije naho iri. Nabwiye ko iri Karumuna hano muri Nyamata, iri ku Karumuna rwose hafi cyane ya kaburimbo. Iyi nzu rero ngira ngo murabona ukuntu isa kabisa, ni inzu nziza cyane. Iyi nzu rero irashaka miliyoni 150, miliyoni 150 z'amanyarwanda, ariko kandi negotiable, ni igiciro. Inovo irashaka ibihumbi 150 by'amadolari, ariko negotiable bakagabanya, ni igiciro. Iyi nzu ntabwo ikwiye kugucika, wayikunze n'ubundi ni za nimero za Nzuri Business Group Limited, dushimira cyane bibagezaho byinshi byiza bijyanye n'imitungo itimukanwa. Iyi nzu wayikunze, cyangwa se ushaka no kureba n'izindi zigurishwa, cyangwa se ushaka nawe ko tukufasha kugurishiriza, cyangwa se ushaka nawe kugura, ushaka se ubujyanama ku mitungo itimukanwa, iyi waduhamagara kuri 0788 48 67 97 cyangwa se 0781 233 Si ibyo gusa rero, wadusanga ku Muhima kuri Yamaha, aho dukorera ugeze muri feruje zo kuri Yamaha neza, mu nyubako yitwa Shema House y'amatafari ahiye. Dukora muri etage yayo ya nyuma, waza kandi tukakubakira inzu igezweho, inzu ijyanye n'igihe. Kandi waba ufite byinshi wibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa, sanga ibisobanuro byimbitse mu kiganiro Gira Icumbi hamwe na Nzuri Business Group Limited kuri 93.1 Fine FM. Nzuri Business Group Limited ni inzobere zigucungira imitungo itimukanwa, zigahuza abayigura n'abayigurisha n'izindi serivisi nyinshi zijyanye nayo, nko gukora ibishushanyo by'amazu ndetse no kuyubaka. Gira Icumbi hamwe na Florent, Clement na Dickson, live kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu hagati ya 2 na 3 za mu gitondo kuri 93.1 Fine FM na YouTube channel Nzuri Market. Sanga di makuru kuri Y-Shatu _ Nzuri _ Rawa.